bajyaga ku ishuri babanje guca mu rugo bati tujye kureba mwana wowe umeze gutya rero ngiye n'ubu ngubu musanzwe abantu bazi ko ndi umuntu ugira imbaraga nyinshi courage gukora ibintu sinyahora ikintu kimwe mu reka ndabifatanya nuko nari imeze tukajya kwahira tukajyana tukajya gutashya tukajyana akenshi nari nzi no kurira ngewe igiti kurira nkabahanurira nk'utuntu nyine urabizi byo mu ishyamba bakishima nyine bagahora bakifuza mwahorana bahoraga nyine baza mu rugo bati tuje kureba nayo mfite akandi kazi na nyine kataraga hanyuma ibyo bintu iyo mibereho abo bana bangaragarije yatumye numva nshaka kuba nahura nabo yego najyaga no kuri stage naririmba abantu bakambaza bati kuba baturakariye biba byagenze gute se abantu bababaza ibibazo umuntu aba afite yego nkahita wababizi ubusabaza bate niba nanariye yego ndibuka hari umuntu umwe w'umushuti wanjye nzamukubwira ikindi gihe urumva yego yaraje akajya mbwira nyine byari biraho yambwiye ati reka ukarinde ufunze isura gerageza umwenyure useke ndibuka yageraga no kuri stage kicaho gaho kuvuga ngo nyine ariko kubikwereka mu marebe kubera ko rero iyo nganire n'umuntu ikintu cyose tuganire ngisiga mu mutwe nari nize nakoze nzubwenge mu nyine uretse nk'utwo tuntu ndi hari bari mu gihe najyaga kwiga nka kabiri mu cyumweru undi ndi mushinga nazo mu rugo noneho urumva n'ibyo bintu nkahora wenda mvuga nti nizinda ningira gutya nzakomeza wenda bigende gutya cyase bigende uko nabishakaga rero na biza kuba barigiye natsinze mbura minerivare ntabwo natenya kubivuga pe rigiye natsinze mbura minerivare banjanye naho nashakaga yego biranga kubera nyine bw'ubuzima yego narababaye mara iminsi nkanajya Yesu aragukunda mwiringire yasezeranye ko mu mibabaro babaranana hawe Yesu aragukunda mwiringire niyo uza kuba wenyine ku isi ariko uza akagupfira Yesu aragukunda mwiringire yasezeranye ko mu mibabaro babaranana hawe Yesu aragukunda mwiringire niyo uza kuba wenyine ku isi ariko uza akagupfira nutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza nzajya ngutabara nzajya nkuramisha ukuboko kw'iburyo gukiranuka kwanjye ndagusuhuje wowe ukurikiye Enirod TV wowe ukurikiye Itabaza muri iyi minsi ndacyitwa Enirod ariko nanone nkitwa n'Itabaza kubw'impamvu nabasobanuriye uyu munsi wa none umuntu tugiye gukorana ikiganiro sinzi ahantu ndi butangirire rwose umuntu turi kumwe hano ikiganiro sinzi uburyo ndi bugitangiremo kabanza basuhuze kwanza yasashimwe yes uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa muri kureba kuri kamera reka musabe abanze atangire yibwira abantu badukurikiye bamenye se ninde muntu turi kumwe bamwita nde hari abantu batakuzi hari n'abakuzi kuko uri mu bantu nasabwe n'abakunzi bakurikira ibiganiro byacu hano yego hari abantu babiri bakunsabye
urumva ko rero ufite abantu bakuzi cyane hano. Noneho rero hari n'abandi bashobora kuba batakuzi, tangira wibwira abantu badukurikiye. Murakoze rero. Amazina yanjye nitwa Nirora Veronique. Yego. Ndi umukobwa. Yego. Ndirimba muri Joyride. Korali ya Kicukiro. Yego. Turi n'inshuti urabizi. Cyane rwose. Hanyuma abo bantu ndabashuhuje. Uwiteka umugisha. Ikindi wenda na umwamenya aho kirenzeho nkunda Imana cyane kurenza ibindi bintu byose. Yego. Wow. Uwo ni Veronique turi kumwe, abantu bamukunda, dore namuzanye hano. Hari n'abantu bampaye ibibazo bibiri byo kukubaza. Ibyo bibazo ndaza guhita mbikubaza. Ariko reka manze nanabikubaze tugitangira ikiganiro. Uri mu bantu bazi kuririmba ijwi rya Ruto, bakundwa n'abantu kuba bazi kuririmba. Nanjye ndi mu bantu bagufana mu baririmbyi ba Ruto tugira hano muri iki gihugu cyacu. Uza muri batatu ba mbere nkunda. Ubwo mise mpuza n'umukunzi wacu wabimbwiye, yanyandikiye inbox arabimbwira. Nirihe banga ukoresha iyo uri kuririmba? Hari amarangamutima ugaragaza cyane, noneho ahita ajyana n'ijwi ryawe neza ukabona bise bihwana. Uba wiyumva ute iyo uri kuririmba? Ikibazo uziko nanjye barabimbaza. Yego. Nsanze ibyo bintu barabimbwira. Ni birebire. Ariko ikintu cya mbere nkunda mu buzima n'ibyo ni ukuririmba. Nshobora kubwirwa nkaburara, ariko korali nkagenda nkaririmba mfite n'imyuka myinshi. Yego. Ku kijyanye naho nkora amarangamutima cyangwa se n'ibyo ntanga. Yego. Mbona ari ibanga kuko ntabwo nta nubwo ari ibintu nahoranye. Ni ibintu byagiye biza ntabwo natinya kuvuga ko hari impano gusabye Imana. Hari ibihe biba byaratambutse. Buriya njya muri Joyride nagiyeho 2015. Nari ndi mu bihe bitanyoroheye. Yego. Mbabayemo harimo utuntu nyine nkumva muri njyewe kwa ukundi nabyirutse nyiri umwana nkunda Imana nkunda nkajya muri Imana, ariko buriho nari nk'iki nazakora njye kuvugira cyangwa se nyine ni iki nagukorera nk'uko nk'abandi babikora. nkabona mfite izo nzozi, ariko ntabwo nari nzi ko nyine izampa kuririmba. Yego. Kunanwa nari mbizi kuva kera pe. Byaje kuza rero. Yego. Bigenda biza gake gake nkajya mvuga nubwo hari n'ukundi kuntu wabigenza nkaririmba abantu bakishima, kuko njyewe mu miririmbire mfite cyangwa se niyo njye kujya kuririmba ndonza nkabwira Imana nti mbabarire ibintu ndi buririmbe bibe ari ibintu ndi gutanga bivuye muri njye. Yego. Mu mutima niyo kuba ari ibintu mpapira. Yego. Imana yarabimpaye. Niryo banga nyine ufite. Hari ukuntu umuntu ajya imbere kuririmba, hanyuma donc abaririmbyi baririmba bitandukanye. Ushobora kuba unazi kuririmba cyane pe, ariko wajya hariya abantu bakumva ijwi gusa, bakumva uzi kuririmba ariko akaba ari byo batahira. Noneho hari n'ukuntu umuntu ajya kuririmba akaba yego afite ijwi, noneho wareba n'amarangamutima afitiye ibintu ari gutanga, ukumva nawe hari umwuka gushyizemo, ukumva hari izindi mbaraga ziri kukuzamukamo. Uwo ni we Veronique dukunda kubona kuri stage. Yego. Niyo mpamvu nyine umuntu wese ukubonye ahita yibaza uriya mukobwa abigenza ati ni ikihe kintu aba ari mbese uba uri gutekereza iki iyo uri imbere kuri stage uri kuririmba? Ikintu njye mba ndi gutekereza nta nubwo ngitekereza umunsi ndi kuri stage. No, ahubwo mbitekereza mbere yuko njya kuririmba. Yego. Urabona hari ukuntu umuntu ahimba indirimbo akaza kwigisha korali, njyewe ukizana manza gutekereza amagambo ugiye hari muri iyo ndirimbo. Yego. Hari igihe ayo magambo aza ahuje n'ibihe ndimo.
wenda tuvuge ni ibihe byo kubana n'Imana cyane iyo ndirimbo nkayitekereza niyo nkunda kwicura saa 9 nkasubiramo nkashyira kutera mu gutwi ariko niki Imana yashatse kutubwira muri iyi ndirimbo nkabyinjiza muri njyewe hariho n'igihe biza ari bijyanye n'ubuzima busanzwe nkavuga ni okay uko biri kose hariho n'indirimbo bahimbye bayizana noneho ari igisubizo cyanjye kuva ku gice cya mbere iyo ndirimbo rero iyo ngiye kuyiririmba ndarira iyo ndirimbo ni iyi ihangane itubwire uyu munsi ndifuza ko tuganiriza nka Vero abantu bakumenye donc ntacyo duhishe nyine utuganirize wisanzuye rwose hari indirimbo ya mbere yinzamo cyane ni Ambassadors yitwa Uwiteka himbazwa iyo ndirimbo nanjye ndayikunda yigeze no kwiririmba nshima Imana ubwo hari impamvu hanyuma iyo ngiyo muri korali niyo ngiye kwiririmba amarangamutima mbana menshi rero ubwo hari igihe mubibona byambaye byinshi ariho duta twibaza mukayoberwa ibyo ari byo yego shana indirimbo yo gushima Imana ariko iyo n'ubu ngubu urabibona ko nyine amagambo yayo yaramfasha cyane ntabwo yitubwiye yitwa himbaza Imana ntabwo irasohoka izasohoka mu minsi iri imbere wenda hari igice cya nyuma kiravuga ngo ibya Yesu mbivuga ndanezerwa cyane kuko sinirwa isoni no guhamya ukuri umuntu wese wabuze icyo yagusubiza ni cya kindi twese tuzi ngo Imana iradukunda iyo mpamvu rero muri njye n'urufatiro rw'umubano mbanye na Yesu ntabwo nzasubira inyuma aho wankuye njyewe ndazi nuko narindi wankuye mu majyango nari nyina niyumve nanjye nzaba wowe nzajya unyobora rero akantu karimo kihariye ni amagambo arimo avuga uburyo Imana idukunda iyaba twese twamenyaga urukundo Imana idukunda reya tekereza Imana y'ubwayo yivugiye ngo ndi se w'imfubyi yego rero kubisa ibyo umvisha icyo nshatse kuvuga cyane yego hari ibintu bibaho ukabona kuko ibyo bintu bitushije ku marangamutima yacu kandi nk'abaririmbyi abenshi bikunda kubabaho cyane si wowe gusa hari igihe nyine umuntu yandika indirimbo ukavuga ati kuko wagira ngo uyu muntu Imana yari yamuntumyeho cyangwa se yavuze ati uyu mwana wanjye mugutumyeho genda umwandikire iriya ndirimbo uyimuhe yego ariko ntarajya ku bibazo bindi ndi bukubaze ndashaka utuganirize kuri Veronique ni muntu ki Veronique mu bwana bwe kuva akiri umwana kugeza ubu ngubu usobanurira abantu ku buryo yumvise Vero yakumva ni muntu ki story ndende iyo turayumva twicaye neza abantu bari mwicare mutuze twumva inkuru kuko nibyo twifuza zikari n'ubwa mbere kiganiro kiruba kijemo ibyo bintu okay ndababwira duke mwayene dukeneye kumenya kutugenza Veronique ni umwana wa mbere mu rugo ndi imfura yego ni njye bahereyeho Imana yabahaye imbere mu rugo turi abana batatu dufite umubyeyi umwe rero njyewe mu mibereho cyangwa se uko nizi cyangwa se uko nzi ndi umwana wabayeho nyine upfubye by the way nyine uri wowe urabyumva ko uwo mwana babayeho kuko papa yagiye kera ibyo bihe rero ibyo bihe byankozeho
byarambangamiye umwana w'imfura birumvikana byarambangamiye kuko ni ibintu bitanakiriye vuba numvaga nyine bimbangamiye kuba numva bimeze uko cyangwa se n'ubuzima bugoye ariko ndabyibuka nta nubwo navukiye mu rugo rw'abakristo navutse nyine turi aho twigendera tujya gusengera aho tubonye kandi ibyo nabyo numva narabitangiye mfite nk'imyaka 11 12 rero ukuntu ushobora kwibaza ngo wamenye Imana uti yego hari abana twiganaga primaire abari abo mu rugo rw'abadventiste umunsi wa 7 ntabwo banyanyutse ko hari undi muntu nabuhaye yego abo bana barankundaga cyane ku buryo bajyaga ku ishuri babanje guca mu rugo bati tujye kuri wa mwana wowe umeze gutya rero ngiye n'ubu ngubu musanzwe abantu bazi ko umuntu ugira imbaraga nyinshi courage gukora ibintu sinyabona ikintu kimwe mu reka ndabifatanya nuko nari imeze tukajya kwahira tukajya gutashya tukajyana akenshi narinze no kurira ngewe igiti kurira nkabahanurira nk'utuntu nyine urabizi byo mu ishyamba bakishima nyine bagahura akenshi mwahorana bahoraga nyine baza mu rugo bati tuje kureba nayo mfite akandi kazina nyine kataraga hanyuma ibyo bintu iyo mibereho abo bana bangaragarije yatumye numva nshaka kuba nahura nabo yego hanyuma biza kumbwira mama ndamubwira ariko hari abana bahora bambwira ngo nzajye gusenga tuzajyana bati uzagende nta kibazo dusiga uvumye nyine nk'umwana mu rugo ahubwo umunsi umwe nza kubibabwira barambwira bati jya ubikora ku wa gatanu cyose ku isuku wa nyuma hanyuma ahubwo none mu gitondo twe tuza kukureba tujyana ku rusengero ikintu cya mbere nkigerayo naragiye nsanga bari kwigisha iki gitekerezo cya Esteri hano nasanze bigishije Mose yego bagaragaza ukuntu yabayeho urabizi ko hari igihe yagezemo abanyegiputa cyangwa se barabanzi babo bashaka bica babana nyine bashaka biza kuba baramuhungisha bamushyira mu hantu ndavuganise buryo muri bibiri hari abantu babaho buno buzima ntabwo nari mbizi ntangira kumva nyine birangyoheye nkurikiyeho bashyira Esteri bashyize Esteri baramwigisha pe bati uyu mwana yari ameze uko urabizi igitekerezo cya Esteri wari we ubuzima yarabayeho ndangije ndabukurura ndagenda ndicara sinabibwira mama no ahubwo nahise mbibwira papa w'abo bana yego ndabwira ariko uriya mukobwa mwigishije ko namukunze noneho rero ajya yakinyigisha neza njye nahinduwe n'icyo cyigisho cya Esteri ikintu cyamfashijemo n'ubu nicyo ndagikunda kiriya gitabo hari igice kibamo nkundamo cyane ikintu rero cya mbere cyamfashije muri icyo gice cyangwa se muri icyo gitekerezo ni ahantu bagera bakavuga ngo Esteri yaje kurwanirira ubwoko bwabo bigera n'ubwo yemera kujya imbere y'umwami bitemewe bigaragaza yuko yari ababajwe n'imibereho bene wabo bari babayeho byarashoboka ko agera ibwami akahita yifata nk'ab'ibwami nyine akaryoherwa n'ubuzima akavuga ati ndi umuntu urenze bariya se agasa naho bene wabo abibagiwe ndetse na Morodekari wari waramureze yego biza kugaragara bishoje nk'umukobwa wabaye intwari n'amagingo n'ubu ngubu Esteri aravugwa kubera ibyo bintu yakoze rero nagiye nkura mbitekereza n'ubu ngubu nsanga uko umwana wese yaba abayeho reka nivugire ku bana badafite ababyeyi cyane cyane bagenda barerwa n'abandi bantu bagiye bari hanze bagize gute tukwiye gufatira icyitegererezo kuri uyu mwana w'umukobwa kubera ko yabaye intwarikazi akora ibintu abantu benshi bamwe binanira yego
yatekereje kuri bene wabo ni ukuvuga ngo ushobora kuba imfubyi ukaba umwana mutoya ukabona nta buzima bundi ufite bwo gukora ukavuga uti ara n'aba bana bansigiye reka mbareke bariya reka mbareke ariko iyo utumbiriye Imana ukayisenga ukayisaba imbaraga kandi ukagira urukundo rwo gukunda ba bandi biwanyu ugaharanira kuvuga uti murumuna wanjye cyangwa se umuvandimwe wanjye ngomba kumurwanira ishyaka mpaka akaboneraho akagira ahantu agera hariho noneho ngewe hariho n'ingihe nagezemo ndavuga ngo iyaba bo bageraga aho ngewe ntaragera rero icyo kintu dukwiye kukigaho kandi ibi bintu ntabwo Esiteri yabishoboye kubera imbaraga ze ahubwo yari umukobwa ushimwa ngo umukobwa ufite igikundiro kandi icyo gikundiro gihabwaga n'iki n'Uwiteka kubera ko yamwubahaga ngo icyo kintu naracyuririyeho ndumva hariho nagiye ndasenga ntazi ibyo ari byo ndaho nyine ari ibintu birebire ndavuga ni wanganaga gute nari muto nari ndi mu myaka nka 15 ndagenda ndabyibuka ibyo bintu nabivuze nagiye gutashya ndavuga no Mana rero uko byagenda kose ndore sinzi gusenga sinzi nta n'ikintu nzi ariko uko byagenda kose ngomba kuzaba Esiteri no mu rugo ndagenda ndabibabwira n'ubu ngewe muzajye kugira irindi zira munyita muzajye munyita Esiteri ngiye no kubatizwa nagiye mbibwira ndabivuga ni ngewe nibatizwa muzanyita Esiteri kuva ubwo ntabwo ari ibintu n'ubu icyo ngenderaho nicyo kintu hanyuma ku bindi ubwo buzima bw'umwana ndabubahaye birahagije ku bindi wenda navuga ni ku bintu bijyanye wenda no kubaho ubuzima bw'ishuri biki byose Imana yagiye ibana nanjye aho byari bikomeye ikagenda ibyoroshye ntazi ibyo ari byo ndabyibuka mbatizwa hari umuntu wambwiye arambwira ati buriya nuko uvuga ntabwo byari bimeze gutya ariko ubu niko utangiye urugamba ati kandi urugamba utangiye ugomba kururwana koko ukazaba Esiteri nyawe ati ntuzigere udohoka ego Satani buriya nawe ntago atwifuza cyane iyo abona hari aho dushaka kugera cyane kuko ndabyibuka nagiye kubatizwa mbishaka mbishaka kuko icyo gihe narabyuka ntabwo mama twajyanye narijyanye ndagenda abantu bo ku rusengero maze kubatizwa bugabo ndibuka hari umuntu umwe uyobaye pasiteri yitwa Faustin ese avuga ati uyu mwana w'umukobwa mbaye papa we uko n'ejo bundi yaje Kicukiro arabivuga nyine anyita imfura ye aramerekeza ashaka n'abandi tujyana mu rugo nyine biraje mama wawe se yarabyumvaga yarabyumvaga mama ariko yaratara umudive ariko nyine ndaza kukubwira ukuntu byaje kurangira noneho icyo gihe rero mbatizwa nagize umunezero umva utabaho ariko nyuma nyine mitamura n'ikintu kirangerageza biragenda ntangira gucika intege nkajya mvuga sima ibi ni ibiki ko nagusezeraniye ko bizagenda gutya nuntabara kuko Imana igenda intabara na n'ubu ngubu kugeza ubu ngubu ngira ngo urabona nta kintu mbaye mfite nambaye ubwiza bw'Imana pe agenge nawe nkabona tunari kumwe nkavuga ni Mana warakoze rero tukiri hano hari isomo nafatiye muri ibi bintu isomo nafatiyemo nuko nako icyo nigiyemo nuko burya Satani atera ibuye ahari ikintu mbere byari ibintu biraho nyine ntaratangira nta nicyo yari kwirirwa kwiruka none se ngewe nabaga nzi ko mfite imbaraga nkajya kuvoma nkababyiga mwigiraho nkavoma urumva nari ndi mu ruhande rwe ariko nyuma byaje kuba tension njya kuvoma nkatonda nk'abandi najya gutashya nkagenda nyine ndi umuntu ugize icyo gihe ubwo naranahindutse biragaragara ntangira gucika ku tuntu nyine tugaragaza itandukaniro nari mfite ncisha makeya bigenda biza nuko kugenda ndushaho kubana n'Imana nuko kugenda ngira kwihangana nta umuntu atapfa no kugira nyine urumva bigenda bizamo rero ndanza ndavuga nabikoze ko kubana n'Imana nkuko nakoresha
kuko iyo umaze kubatizwa n'abantu barakumenya cyane bakaza bakaguha inama warwara bakamenya ko warwaye ugatangira rero icyo gihe njye nahise mva mu rugo nza ku ishuri nzi nayo i Kigali ariko ibintu Imana yankoreye inaha i Kigali yego ni ibitangaza yesima umuryango yego yesima itorero by'umwihariko yesima na korali nzakorera mu murimo w'Imana yakora Joyrite nagiye mbona imitoya nkiri aho ngaho naramenyera ni Kigali ariko Imana yamayemo ibyishimo ariko ibyishimo birenzeho umutima wo kwakira ibintu byayo biragenda bitwikira bya bindi byose bya bintu byose bya kera impamo abantu bagenda bampumuriza impa kubona ubundi kera nari narananiwe kwakira hari ibintu nari narananiwe kwakira ariko Imana yagiye ibimperamo hariya irabima biruzura cyane noneho igera naho indengerezaho narakera najyaga mvuga nayo nagezemo ndi nko mu myaka 17 18 urumva nta maraso ashyushye cyane ariko njye ntabwo ibyo nabigiraga nyine nabaga nibereye mu byanjye avuga nayo ko nyine nkajya ndeba nari mfite inzozi zo kuzaba umuganga nkajya ndeba nk'umuntu wambaye itaburiya nyine ari umuganga cyangwa se ari umuforomo cyangwa se nko kuri telefone namubona nzaba umuganga nyine nkabana ntibishoboka ariko ku Mana nyine Imana ifite ibintu yagupangiye byaje gukunda ariko ndayishimira ko yampinduriye ibindi ikama ibifite umumaro buriya nibyo yabonye binkwiriye cyane rwose burangwa iduha ibyo ibona twebwe dukwiye cyane ibyo yampaye rero ndayishima kandi ikintu gikomeye noneho nyishimira cyane nasanze Imana inkunda cyane okay nawe iragukunda nagira n'umuntu udukurikiye nawe iragukunda ariko hari umuntu wanditse akantu kuri status arandika ngo uburyo Imana inkundamo ngo mbona ngo nimere nk'agahererezi kayo rero biriya buri wese ku giti cye nyine yakumva ko kari akantu ukabona bitewe n'uko ubanye n'Imana kugira ngo ubone ko umubyeyi yagukunda ni ibihe muba mufitanye ni ukuntu mubana rero uko urushaho kubana n'Imana cyane uko urushaho kuganira nayo uko urushaho kwegerana nayo yego ugakurikiza ibyo ishaka nayo ngo irushaho kukwishimira cyane kuko hari amagambo avuga ngo nimunkunda mukitondera amategeko yanjye cyangwa se mukitondera ibyo navuze byose nta kintu kizatuma nabana nawe ariko ikintu gikoreka ko ari urukundo kurenzaho niyo twatanye irakomeza ikabana natwe ikaduha ubugingo buzima ikaduha kwambara tukaberwa ikaduha kujya kuri stage tukaririmba ariko hari akantu kazaho kakakiragejwe wa muntu ubana n'Imana cyane niyo yatanye irabimumenyesha kandi nta nubwo bivuze ko nabandi tabibamenyesha ahubwo kubera urukundo kubera connection iri hagati ye umutima wo kwakira yuko Imana yabonye yuko yatanye kandi bimumenyesheje hanyuma ikamuha no guhindukira akagaruka mu nzira yo kubana n'Imana cyane rwose ibyo bintu bitanga amahoro cyane uyu munsi Fero iyo ugereranyije ubuzima wari urimo utarakizwa utaraba umukristo ukareba n'ibihe uri gucamo ubona itandukaniro ryo riragaragara n'uwo ari wese yaribona ariko noneho ubona wowe ntawe ubwawe iyo wisuzumye umutima wawe ubona ari nk'iki byagufashije kwitwa umukristo wenda na mbere yuko nakira Imana cyane nanagifitemo akantu gake gake ni urugendo yego ariko ndabyibuka nubwo nakuze nkunda Imana hari aho nageze ndarusha kuko
njyewe kuva na kera kuva namenya nagera inaha nahise mba umunyamasengesho ariko hari ibintu byagendaga bizitira ariko hari igihe nagize igihe cyo kwijyamo ndabona ariko icyo gihe nari mfite hari ukuntu najyaga no kuri stage naririmba abantu bakambaza bati kuba baturakariye biba byagenze gute hariyo se abantu baba bazi ibibazo umuntu aba afite yego nkahita waba bizi ubusabazi bate niba nanariye yego ndibuka hari umuntu umwe w'umushuti wanjye nzamukubwira ikindi gihe urumva yego yaraje akajya mbwira nyine byari biraho yambwira ati reka ntukaririmbe ufunze isura gerageza umwenyure yego useke ndibuka yageraga no kuri stage kicaho gaho kuvuga ngo nyine ariko kubikwereka amarebe kubera ko rero iyo nganire n'umuntu ikintu cyose tuganiye ngisiga mu mutwe cyose rwose hari ibintu ushobora kumbaza byabaye imbere nkabikubwira hano najya kwijisha ngo nyine nigiye muri mudu yanjye nkibuka ko icyo gihe rero naragiye mbwira Imana ndayibwira Imana urabizi iyo ngusabye ikintu na kimwe yego guhera uyu munsi tangira umpe umunezero kandi uzabe ari umunezero uvuye mu biganza byawe noneho ikintu kizabinyemeza neza nubwo nzajya kuri stage nkaririmba nishimye nkaririmba ndi gutanga message ivuye muri njye icyo gihe rero nibwo nahawe ni nkaho ari ukuganira n'Imana nsanga icyo gihe nahise mfata umwanzuro muri njye ni nk'umuntu wabwira ati wowe ujye ufata message y'indirimbo uyishyire muri wowe yego ubanze mbere na mbere mbere y'uririmba ubanze ubyumve yego ubanze ufate ayo magambo y'iyo ndirimbo uyashyire muri wowe nabahuye n'ubuzima bwawe nta kibazo nabahuye n'ibyagakiza niba ari ukwihana kuko wigenzure yego njye muri modu yayo nkunda umuziki indirimbo itafite umuziki nyine irambihira mba numva hari ukuntu nyine itanezeza cyane nk'iyirimo umuziki ariko mbere yuko wishimira wa muziki banza ujye muri ya magambo hanyuma ngiye kuyabwira Reya ngiye kuyabwira undi muntu undeba uri imbere yanjye umwizera wowe yagukoreye iki ni bakubwiye bati ririmba igice ubusobanure yego ni iki ufitemo mu buzima bwa kuri wowe iyo ndirimbo ni iki uyifitemo nubuhe buhamya iguhaye noneho kuki ubwo buhamya utabufite ukumva ko ugiye kubuha uriye banza wowe ugire noneho nurangiza ubuhereze na wabo ako karuhita nkafata aha urumva indirimbo nibishimishije ndahita nishimye yego nibibabaje ndajya muri iyo modo ngaho ubumbishe sose nyine ya modo eza imbere ya stage noneho rero indi modo muri njyewe uko nteye iyo nishimye kanya bijya hanze ariko niyo mbabaye rwose tubibona ariko akenshi ntabwo nkunda kubabara yego ntabwo nkunda kubabara kuva nasobanukirwa n'icyo Imana ari cyo muri njyewe ni ndishima yego ndibuka hari igihe nagize ibihe byo gusenga cyane mbana n'Imana nyibwira ndumva hari utuntu nshaka tugenda duhinduka muri njyewe ko kagarutse nkahora muri ibyo ntabwo nayahawe n'abantu ntabwo amahoro mfite nayahawe nta butunzi mfite burenze ngombwa ngo nta modoka ngira uricaye ngo uravuze ngo ndatuje ibintu byose ndabifite ngewe ubu uko ndeba ni yayandi nyine njye mfite amahoro nahawe n'Imana kandi ayo mahoro nayahawe nayasabye nabwiye Imana ndayibwira ni Imana kuko ushobora byose ese niba Daniel yaragiye mu rwego rw'intara akaririmba yego niba baramubwiye bati nudapfukamira bari akabirenga akagenda akajya ngo yagiye mu cyumba ngo akomeza gusenga kuko yari yaramenyereye iki ngiwe nagera mu gihe cyo kini ibihe bibazo mfite byatuma kuki nahangayika none se ko wabanye na Daniel icyo gihe kikavaho ukabana nawe kugeza ubwo umwami w'umunyamahanga
ahamije yuko Daniel ari umuntu w'Imana yego why not ngewe bitabaho ibyo bintu mbisezerana n'Imana ndayibwira nti nimbabara okay bizabe by'akanya gato ariko ubundi nzakomeze muri muto kandi ndayibwira nti uzambabarire sinzigera ndirimba mbabaye nimbabara bizaba ari ukuba ari umubabaro w'ibijyanye n'ibyo ndi kuririmba bizaba ari ibintu biri hanze ibyo Imana yarabimpaye itandukaniro rya mbere nagize ni ibyishimo ngira mbihawe n'Imana kandi buriya no mu Imana yampaye sinzi kubwiriza Leya ntawe bizi pe yamama bizi ntabwo kubwiriza hariho n'igihe bari kuvuga Imana yo mu ijuru ubu bampaye nakwigisha iki ariko nkumva mbifite ubushake ariko Imana yampaye ni ukuri yampaye kuririmba pe atari uko mfite ijwi ryiza oya no njyewe nubwo nahagara kuri stage nshobora kwifata gutya nkaseka uko cyangwa geste nkaseka kandi hakagira umuntu binezeza nshobora gusohora ijwi hariho n'amahoro yo mu mutima nyine ubundi azana n'ibyayo byishimo nahawe n'Imana nahawe n'Imana y'ubwayo biramfasha cyane watubwiye urugendo rwawe kuva ukiri umwana n'uburyo winjiye mu itorero ariko nkibaza nti ese nta mbogamizi wigeze uhura nazo ukigera mu itorero ry'Abadventiste mbogamizi ntabwo tubwire nk'ibintu nka bibiri wahuye nabyo ukumva bigukubise hasi okay urabona sendakakandikira urabona hari ukuntu nk'umuntu uri hanze y'itorero cyangwa se reka ne kwivugira wenda n'Abadventiste yego kuko mbarimo n'ahandi hose hari buriya abantu dusenga dutandukanye n'abantu badasenga okay ntabwo mvuze gusenga abantu bajya mu materaniro yego dutandukanye n'abantu batajyayo bibereye mu buzima bwabo busanzwe cyane rwose iyo ujya mu materaniro cyangwa uko ndahangaha cyangwa se ndi kuvuga cyangwa no muri korali wa muntu wo mu kabari yakubonye aravuga ati uriya muntu turatandukanye ababona muhabanye yego by'indani iyo ahindukiye akava mu kabari akaza mu itorero cyangwa se akaza hahandi abavugir'Imana bari atangira kugenda areba bityo Perose buriya ameze ati Perose yakanze yambaye mu buryo bumeze nyine akabona iyo asanze hari ibintu bimwe yagutekerezagaho atari byo ufite yego ashanda kurahiye hariho n'igihe ahitagwa yego ikindi hari abantu baza mu itorero atari uko bakiri agakiza by'agakiza ndani kuko nk'ubwo ngewe nanajyamo nta nubwo nari nkijijwe ku buryo bya wenda navuga byari ibintu birabo rero iyo akiza aba azi ko aje nko mu bamarayika akaba azi ko wenda nta muntu uzamubwira uzamureba gutyo amurebe igitsure cyangwa se amurebe ikijisho cyangwa se yego cyangwa se araje arashonje wenda nta byo kwiga afite uwe hari igihe azavuga ati bazahita babibona ko ngiye kuburara hari igihe rero uza ukaburara rimwe ukaburara kabiri ukabona no kugeraho aba bantu ukabona ntibakuvugishije utajya kubisana abantu ibyo bintu ntabwo byabura ako kantu rero karabaye hanyuma iyindi mbogamizi wenda ikintu cyambangakiye wenda cya mbere cyangoye kucyakira ni ukuba muri mu itorero rimwe cyangwa se turi mu cyumba kimwe turi gusenga ukaba wagirana ikibazo na mugenzi wawe niba hari ikintu giteje akaga mu matorero mu bizera mu baririmbyi mu bantu bazi ko bazi Imana kino kintu kirimo pe ariko ntabwo cyabura ntagira nakubwiye ngo Satani atera ibuye ahafite icyo ego rero nanone icyo ngicyo kibaho uhita utangira ukavuga okay ngerekane ivuge nkavuga ariko ndahagarara kuri stage se
wenda nagiranye ikibazo na runaka ukumva ni ibintu njye numva ari ibintu bimbangamiye yego kuko no kuririmba njye ntabwo mbishobora tukiri aho ngaho hari ibintu bikunze kubaho wenda reka mpite mbivugaho tuhite tubivugaho nabyo numve uburyo nawe ubitekerezaho hari ibintu bikunze kubaho by'amakimbirane mu makorali ugasanga korali iyi ntiyumvikana n'indi ugasanga tuvuge n'urugero ni korali niyi ifite kanaka yanga wenda ni umutoza cyangwa se ni umuntu wandikira abantu runaka cyangwa ni umuntu umuproducer reka mbivuge gutyo hari utuntu dukunda kuzamo tw'amakimbirane mu makorali hagati y'abaririmbyi ubwabo hagati y'abaririmbyi n'ababatoza hagati y'abaririmbyi n'itorero n'abayobozi b'itorero ibyo bintu wowe iyo ubirebye ubona ari nk'iyihe sura bitanga cyangwa se ubona binaterwa n'iki ubwo ni ibibazo bibiri birimo ubona utwo tuntu tw'amakimbirane hagati y'amakorali n'ibiki ubona biterwa n'iki hanyuma se ubona bitanga iyihe sura ku bantu bashya mu itorero cyangwa se bashya muri ayo makorali yego bakinjira mu itorero ari bashyashya ikibitera rero ibintu byose abantu ntabwo nzi niba hanze y'u Rwanda hari uko bimeze kuko simbizi ntabwo mpaba ariko reka nibigire byo mu Rwanda abantu satani akenshi niwe twita nyirabayazana w'ibyo bintu byose kubera ko n'ubundi ni se w'ikibi ariko hari n'ibyo twitera natwe ubwacu tukabigiramo uruhare ni ikintu gikomeye ariko kuri iyo kote no gutumvikana akenshi biva muri twe yego reya uzi ko dushobora kuririmba n'unyanga tukajya imbere abantu tukabwiriza dushobora kuririmbana nari njya kubwira ikintu ariko nsanze atari ngombwa akanyigore no ndakikubwira mu gikari ariko ubu reka nitangaho urugero no kugira umuntu mvuga ubu dushobora kuba tubana muri korali Jene uramuzi turirimbana yego uragende ni inshuti yanjye noneho bitewe wenda n'amateka dufitanye cyangwa se n'umubano tubanye atari ko runaka kujya buragendana na runaka gusa yego ako kantu kakumva satana kakakuzamuriramo kagatuma abantu babiri utabakunda cyangwa se ukavuga uti se uriya muntu uririmba muri iriya korali niriya buri gihe nibo baba bari kumwe ako kantu kakazamo none se tuvugisha ako kantu se ukizaniye yego ikindi wenda urabona mu makorali haba harimo abantu baririmba abantu bakabakunda hari amakorali tuzi nka Masadazi kubura amasara biba ari ikibazo ukababazwa no wenda umuntu akunda umuririmbyi runaka kandi ntuzi impamvu muririmbana kujya hari ukavuga uti ariko kubera iki buri gihe turirimba baba bavuga runaka weho hari umumotari twavuganye kare turi kuvuga ku bintu bijyanye no gusenya ingo yego arambwira tubona ari nk'iyihe mpamvu ni nk'ibi bintu mbajije twaje gusoza dusanze abantu bapfuza abo bantu bajya gutandukana ari uko ngewe reya nk'umugabo wawe nibanze ku kibazo cyangwa se ku kantu gatoya k'ikosa ugira mu rugo ariko sinibuka ko hari ikintu gikomeye kizugira mu rugo noneho iteka nkajya ndeba akakantu nkajya ndeba ryo gusa nkajya ndireba ariko ntari kuvuga ngo umugore wanjye yita ku bana umugore wanjye ategura neza urugo arimo atarurimo ako kantu nkareba ngiki kintu tubura birakwiriye yuko mu mibereho dufite nge ndebe ikiza ufite nanjye nkirebaho ku kibi mfite cyangwa se ku kiza mfite noneho cya kintu kiza iyo nkigundiriye kuko na Pawulo yarabivuze iyo nkigundiriye ntabwo nshobora kwibanda kuri cya kintu kibi mugenzi wanjye afite no muri korali no mu itorero haramutse bidukundiye nkagirana ikibazo nawe hanyuma nkabimenya ko twagiranye ikibazo tukabiganira byafasha ariko ikintu cyose kibitera
cyangwa se ikintu gishobora kubitera ni satani. Ariko burya iyo Adamu ataza kumva, iyo Eva ataza kumvira ririya jwi rya satani, akibuka ko Imana yamubwiye ngo ntimuzagikoreho, ntabwo aba yaratinyutse kujya mu kiganiro na satani. Natwe tubaye maso, satani tukamenya ko satani yatwinjiriye, nkamenya yuko satani yinjiye mu mutima wanjye akawushyiramo ishyari, akawushyiramo umutima mubi wo kwanga Leya, ni ukuri kose satani namukumira kandi byakunda. Ahubwo icyo tubura ntabwo dufite Yesu. Yesu wacu n'uwigeze kumugira, hari igihe yagiye wenda kumva ashatse isumbwe, kumva ashatse ko hagira ikintu kibaho kimurebaho cyane, kirengaho, ariko yaba ari umuntu wa danje. Ahubwo nawe Yesu nari mfite nkasa n'umutakaje, nawe wa Yesu wenda nakabaye ndi gushakisha simufate ngo mukomeze. Satani nkibagirwa ko yanteye ibuye ngo mbashe kurikwepa, ngirire wa muntu urukundo, ahubwo nkamuha urwaho rwo gutuma cyakiba cyiza. Rero uko twabirwanya, ngira ngo ndanabivuze, uko twabirwanya nuko twashakisha Yesu mu buryo bwari bwo bwose. Hari ibintu byinshi twakoresha, ariko kugira ngo ucike kuri kamere ni ikintu kitoroshye. Ntabwo ari ikintu nza ngo mvuga mu uyu munsi kirangire. Ni urugendo rurerure umukristo akwiriye kugendamo, yezwa, ariko byose bishobokera uwizeye cyane. Veronica, ndifuza ko utubwira mu rugendo rwawe rwose watuganirijeho, ni iki kintu cyaba cyarakubayeho cyagushimishije? Ikintu cyagushimishije mu buzima bwawe, ku buryo n'uyu munsi wicara ukavuga ati kabisa rwose n'uyu munsi iki nicyo kintu cyambayeho numva ndishimye pe. Ndabivuga mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni mu by'umwuka. Yego. Ikintu cyambayeho cya mbere kikanshimisha mu buzima ni ukumva mvuga izina Yesu kandi nkarivuga ndi seriye. Yego. Kuko iyo uvuze ikintu ugishimikiriyeho nuko uba ugifiteho amakuru. Yego. Kera ntabwo nari nzi baravuga Yesu, nyine ni ibintu by'amateka, ariko uko nakomeje kugira ibihe byo gusenga, ibihe byo kwigishwa, nagiye ngira abantu benshi banyigisha ibintu bijyanye n'iyobokamana, ariko no mu rusengero no gusenga, kwiriza, kugira gute, nagiye ndushaho kumva ko Yesu ari cyo kintu cy'agaciro nagira muri njyewe, kigatuma ntasamara, kigatuma ntaba, ariko tinya Yesu ukurinda, akakurinda muri kuba wajya mu rwobo ugize wajya no gutana akagira ngiye byambayeho ndabyibuka. Hari igihe nari nagiye nataye ibyiringiro. Icyo gihe hari abaye iki? Icyo gihe nari Leya. Icyo gihe nari nahuye n'ikintu cya danger, ndababora ndavuga ni mbivuyemo, birarangiye. Cyagenze bite? Icyo gihe ubwo wamya budoye rwose. Njye se koko ibihangano budoye. Icyo gihe ni ku bintu bijyanye n'ishuri. Ndibuka hari igihe nigaga, nakubwiye ko byagenze bigenda, nagiye niga mu buryo bugoranye, ariko kera hose nabaga mfite indoto, nkumva njye n'ukuri nakuze nkunda kuvura. Noneho mbabazwa nuko mbonye ko iherezo rirangiye, ibyo nashatse ntazabigeraho. Ngo byari bigenze biteze? Nari ngereka mbikubwira, nari nize, nakoze nzi ubwenge mu nyine, uretse nk'utwo tuntu. Ndi hari bari mu gihe najyaga kwiga nka kabiri mu cyumweru, undi ndi mushinga nazo mu rugo. Noneho urumva n'ibyo bintu nkahora wenda mvuga nti nizinda ningira gutya nzakomeza wenda bigende gutya cyangwa se bigende uko nabishakaga. Rero biza kuba barigiye natsinze mbura Minerval, ntabwo natinya kubivuga pe. Rigiye natsinze mbura Minerval, banjyanye naho nashakaga. Yego. Biranga kubera nyine bwa buzima. Yego.
narababaye pe narababaye mara iminsi nkanajya wari waramenye Imana icyo gihe nari ndimo nsenga nyine pe narasenga kubera ikintu bikoze se okay nanye abana reka wenda twizere bizakunda nanyije nyuma hashize nk'ukwezi ndavuga neza byabira koko ntago nzabigeraho ndababara ntakaza icyizere Imana ariko kubera ko najyaga nsenga nka Imana promise amasezerano ijoro rimwe ndaryama mbura amahoro bisa naho ari nk'umuntu uhagaze iruhande ariko mbwira ati uribuka iki bitabyibuka kuva ubwo mbwira Imana ndagira nimbabarira nakoze icyaha nakoze ikosa nsaba kuva ubwo ntabwo ndongera ese ngirira Imana icyizere kirenze noneho icyo nari ifite kandi uko kuntu nayigiriye icyizere yankoreye ibintu birenze udashobora kumva ndibuka hari igihe nagiye gusengera ahantu nyine mu rugo rw'abashuti nyine turaganira nk'uko tuganira baranyigisha noneho hari amasomo aba muri Bibiliya nk'amasezerano ukuntu Imana yajyaga ibwira Isirayeli ukunda avuga ubwoko bw'Imana ikababwira ngo yanabibwiye Gideyoni iramubwira iti mu bigaragara uragaragaza ko nta bushobozi ufite yego biragaragara ko utanakomeye biragaragara ko ibyiri pe icyo gihe byabayeho biragaragara ko nta n'ibyiringiro ufite ariko genda uko imbaraga zawe zingana ati bariya bose ureba bazatsindwa kandi muzarangiza ubwoko bwanjye mubonye tsinzi irindi somo ni rivuga ngo nzabana nawe nzagendana nawe ari Imana iri kubivuga uko byagenda kose nzakomeza mba Imana yawe yego ibyo bintu ndakomeza ndangije nsenga Imana ndabwira mu mateka uko bizagenda kose ntabwo nzongera kukunambuka kandi koko uko nguko bivuga ngo nzabana nawe urareba rero somo ryo muri Yesaya 41:10 avuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe nibyo bihe nabagamo none nifashe indirimbo ntimuyigira turayigira yitwa ntutinye iriho kuri social media ngo iki yarye turirimbira ese nayo kwifita amateka reka ndirimba nk'akantu kamwe agasoza karavuga ngo tembe muri auto yaririmba muri soprano okay ndaza kugufasha muri chorus uturirimbira abantu bumva ruto yego ako gace karavuga ngo Yesu aragukunda mwiringire yasezeranye ko mu mibabaro babaranana hawe Yesu aragukunda mwiringire niyo uza kuba wenyine ku isi yari kuza kagupfira Yesu aragukunda mwiringire yasezeranye ko mu mibabaro babaranana hawe Yesu aragukunda mwiringire niyo uza kuba wenyine ku isi yari kuza kagupfira ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza nzajya ngutabara nzajya nkuramisha ukuboko kw'iburyo gukiranuka kwanjye ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza
nzajya ngutabara nzajya nguramisha ukuboko kw'iburyo gukiranuka kwanjye ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza nzajya ngutabara nzajya nguramisha ukuboko kw'iburyo gukiranuka kwanjye. iyo nanjye ndayikunda indirimbo ndayikunda noneho ngo iyo uza kuba wenyine kuri iyi si n'ubundi yari kuza kugufasha. iyo ndirimbo nshobora kuyikubwira ifite amateka nayo ni iyanjye. Yego ni iyanjye ariko yabaye iyanjye cyane nkoraga sida ese wari ubizi? ntago tubwire nanone cyagenze gute iyo ndirimbo uzi yuko ariyo yatumye nkanguka ako gace nkubwiye ni igice cya kabiri kivuga ngo no mu isayo ariko hari akasoza kavuga ngo ariko abantu bagende bayisearchinge abantu bayirebe mujye kuri channel ya Joy Light murebe iyo ndirimbo yitwa Ntutinye sibyo? Yego ndabashyiriraho link kugira ngo biborohere iyi ndirimbo. Ako gace rero katumye nkanguka pena katumye mpagurukaho narindi ngaruka muri mood yo kuba muzima. Yego ni agace kavuga ngo oya ntukangwe na byacitse ahubwo komera. Yego ahita hajya hiyo chorus ni nkaho ni nkuko wereya n'ubuhamya mbese ni burebure kwasanze reda aho biriyo ariko ni nkaho nabonaga ari nk'umuntu uje amfasha ukuboko arampagurutse uko byari byarangiye. Rero abantu hari ikintu ngiye kuvuga hano hari abantu reka nshingire kuri message nahawe twaririmbye. Yego hari umuntu okesomwe ntabwo njya nkomeza ibintu ntabwo cya bikomeza ndabyoroshye. Yego ariko hari umuntu wambarije arambaza atari ko severo iri kuri stage ni nk'iki kiba kigusetsa? Ikintu cyambere kiba kinsetsa okay abantu bajye bakira baririmbye hari umuntu ushobora kubikorana ukubibona. Yego ntabwo mbihakanye ariko njyewe nkigera kuri stage bita ntekereza ku bintu byose Imana yagiye inkorera. Noneho nyuma y'icyo gihe byarushijeho noneho abantu bakavuga bati iyo ugeze kuri stage kuki uhinduka nguko wari uri uko tubakubonaga wicaye ko nyine bitabizamo ikinyuranyo cyane nka 75. umuntu uri kukubona wicaye mutararirimba ubwo nuri umukobwa uri seriye utavuga urakaye. Yego noneho wagera kuri stage ugahita dukubita indi sura abana ngo hakahita hahinduka nka 75. Reka nkubwire iyo nicaye hariya cyangwa na kwa kundi umbonye ntari guseka ntabwo ariko mba ndakaye. Yego oya no ahubwo mba ntuje. Yego mba ntuje mvuga ni vero jyunyuzamo be na serious ariko ugere ariko yongeze kuri stage ngewe ikintu cya mbere mpita nkurura ubuntu bw'Imana bumpagaritse. Yego tananya ngavuga ni ashakaga ko nakabaye ntari hano ahita nkurura byose noneho bashyira mu indirimbo ahita ntangira gutekereza ya ndirimbo niko guhinduka kwanjye. Iyi message nanjye gutanga niyo guha abantu bareba baririmbye. Yego abaririmbye akenshi ntabwo bajya kuri stage bari muri mood zimwe cyangwa se nta nubwo ibyiyumviro byabo biba ari bimwe. Nubona umuntu kuri stage yishimye ujye ushima Imana ako nunamubona afite ukuntu atari mu bihe byiza ubwo nyine nuko sengushubije so. Yego Veronique ashimishwa n'iki? Ikintu cya mbere kinshimisha mu buzima busanzwe. Yego ikintu cya mbere kinshimisha ni ukubona ni ukuba njye nka Vero hari umuntu wagira ibyishimo binturutseho. Kuba twavugana se nkubangamire kuba nta gusitaraho ibyo bintu mbigezeho biranshimisha ariko
iyo hari umuntu mbona ukeneye ubufasha nkabona arabuhawe yaba okay nshobora kuba nafite ubushobozi bwo kubumuha ariko nshobora no kumutabariza pe ego iyo ntabikoze bigakorwa n'undi bamuntu bikoze biranshimisha mu buzima rero bw'Imana bwo gukunda Imana wenda dukuyeho ibintu byo kwizera Imana cyane ikintu cya mbere kinshimisha mu buzima no kuririmba. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro ahari wenda ibindi tuzakora indi version ya kabiri y'ikiganiro kugira ngo hari ibintu byinshi tatubwiye ariko ngana ku musozo w'ikiganiro sinabura kubaza Veronique ajya yumva izindi ndirimbo zisanzwe zitari za gospel wapi mbiheruka kera hashize imyaka nka 11 nkiri mu okay uzijya nyiherukira nyiga primaire nta nubwo kugira ngo nzajye no kuri social media ngiye niyo mpuye nazo ntabwo njye nzireba ugira mu mupira se kare ntabwo nzi ukuntu bakina okay nyuma yo kuririmba nyuma yo kuba umuririmbyi ni ikihe kintu wijoyinga gukora ni ikihe kintu ukunda gukora mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe njye ibintu byose mbyisangamo uretse wenda ibyo ntigiye yego kuko nta nk'ibintu byanyu ntabwo nabishobora kuko nta bumenyi mbifiteho ariko nabwo mbufite nabikora mu bijyanye n'imikorere sinikira wenda kuba ubu ngubu nkora business yanjye ijyanye no gucuruza ndi umucuruzi kandi ubucuruzi ubwo ari bwo bwose nabakora ariko bitavanyeho ko ntabonye ubushobozi bwo gucuruza ntagenda nkaba umuyede nkahereza amabuye ntagenda ngo njye ku kiraro nsanga bari gukora imikore ikintu cyose kinyinjiriza amafaranga gituma mbaho nkatunga cyase n'umuryango wanjye ukabaho cyatuma nezerwa nkabona ibigirira umumaro ntabwo nakireka kugikora nambwiye ngo nze mu Rwanda bikora bivuze ko imirimo yose ndayikunda turetse ikintu kigushimisha ni ikihe kintu kiri kikubaho ukumva kirakubangamiye cyangwa se kuvuga ati aka kani yaba katajya gakambaho rwose ku bijyanye nanjye nge ku giti cyanjye bitavuye ahandi ikinturutseho kimbangamira urabona hari ntabwo nabibona njye sinjya nihishira ngira akantu nyine tuvuge wenda nkawe Leya umbwiye hari igihe ushobora kumbwira nk'ibintu wenda ushobora kubivuga bigucitse njye nkahita nyine nkumva ko ariko akenshi byambagaho mbere ubu ntabwo bikimbaho cyane bitewe na lifestyle nakubwiye ushobora kumbwira muri njyewe nkahita nkumva no kukuvugisha nkumva biri kure yanjye byagiye bigabanyuka uko nagenda ushaka kubana n'abantu ako kantu karambangamira kuko ubona Leya twavuganaga nyine simuvugishe kandi ikibazo n'urugendo ruba rutoroshye ariko byose biterwa n'uko umuntu hari ibintu aba atarakira ariko uko ugenda wakira Yesu Kristo agenda agira ibintu agenda kwakira nubwo bigoye ukagenda rero ako kantu karanjena Veronique mu myaka 5 iri imbere turi kujyamo ubaye tukigirwa amahirwe ugifite ubuzima nihe sura wifuza kubonamo Veronique kuri wowe kuri njye isura ya mbere nakubwiye ko nkunda gusenga pe isura ya mbere iraza mu kwizera mu gusenga isura ya mbere nifuza kuba nabona mu myaka 5 uretse ko nayisabye no kuva kera ni ukubona Veronique ari umuntu ufitiye abandi akamaro ariko nko mu myizerere uzi Leya uzi iyo mujya nko kuririmba ahantu njye bimbako kenshi ukabona abantu baraje bagusanga bati ni ukuri uri kuririmba njye ndabufite ubuhamya buri bw'abantu barenze 30 cyane rwose yego
bati iyo Veronique ari kuririmba njye barabimbwira reka mvuge gutya hari ibintu bihinduka nkumva nshatse kumva guhora ndeba wa muntu noneho nkagirira n'amatsiko ibintu ari kuririmba ntakubeshye ibyo bintu Imana ibinkomereje ntabwo birajya ku rugero nshakaho oya njyewe niyo njye kuri stage mba ndi kuvuga Mana yo mu ijuru urengagize ko ndi umunyabyaha umbabarire ibyo njye gusohora basi bizaba ubuhamya butoya nazahabwa n'umuntu runaka byibura ko namugiriye umumaro rero ku bijyanye n'icyo nifuza ko Imana izabikora ariko bibaye muri iyo myaka hakazaba hariho abantu bavuga bati nahinduwe nuko nakubonye usohora ubutumwa bwiza nahinduwe hari n'abakirangagira pe akaza kangura yasoza akavuga turanze iyo abimbwiye biranshimisha cyane ariko noneho byiyongereyeho muri icyo gihe byazanshimisha kurenzaho kandi noneho nanjye Veronique nifuza nko muri iyo myaka 5 mbaye aribwo nzasinzira nifuza ko ikintu cya mbere nakwifuza nuko nazaba afite indangagaciro z'umuntu wakiriye Yesu Kristo kurenza ku rugero byibura ndiho kubijyanye n'ubuzima busanzwe ngewe iyo nsaba Imana ntabwo nyisaba ubutunzi burenze ndayibwira nti mu bushake bwawe uzangira umuntu erega reya ubuze n'ubu mpagaze uko mbasha kwigura ikanzu nkayambara ntabwo nari nzi ko iki kintu nzagishobora no ariko ubu ngubu kuba mbasha kuyigurira mba ndumva ndi umuntu ukomeye urumva hariho n'igihe ndeba nk'umuntu afite nk'imodoka nkavuga ntabwo nyasaba imodoka ngewe no ahubwo ndayibwira ngo kwa kundi wagiye ukora na bya bintu bitashobokaga nabonaga bidashoboka kwa kundi wagiye ubikora ukabikora n'ubundi abari gukomeza rero bibaye ko nk'iyo ntera ndiho ikikuba ariko ikikuba mu byo nkabyubahisha Imana Veronique nkazaba n'umuntu udafite rega nkamera nka wa muntu wabwiye Imana ngo uzame ubutunzi butari ubwo kukugayisha uzame n'ubutunzi butari mbese sinzakene ngo ngusabirize ngayisha izina ariko sinzanakire ngo ntukishe izina ryawe ngo rugero nifuza ikibazo kirasoza rero kiraba icya wa mukunzi wacu wanyandikiye yego icyayi cya wa mukunzi wacu ariko ngihurize hamwe n'icyo nari gusoresha icyo nari gusoresha kiragira giti reka mbanze icyo umuntu yasabye ariko urabisubiriza rimwe icya mbere aribaza ati ese Veronique agira umukunzi ubwo mpite nkijyana n'icyo nari gusoresha nari ngiye kwibaza nti ese koko hari imbogamizi uhura nazo nk'umukobwa w'umuvugabutumwa mu murimo ukora niba koko zihari wenda urazitubwira cyangwa se niba ntazo nihe nama wagira abantu bameze nkawe abakobwa b'abaririmbyi cyangwa se bavuga ubutumwa mu izindi nzira kuko burya kuririmba ntabwo ariyo nzira yonyine ducishamo dutanga ubutumwa abakobwa bagenzi bawe nihe nama wabagira ikibazo cya mbere umukunzi namusuhuje ariko reka mbere ko cya nyuma inama njye ntabwo nzi kuvuga ibintu byinshi ariko byibura noneho Imana ni sinakubwiye ko ntunguye ntari nzi ukuntu bimeze bishoboka ko ari nk'inzira Imana icishirijemo ngo mvuge yego inama ya mbere ngiye guha abana b'abakobwa by'umwihariko ndabuha abana b'abakobwa badafite ababyeyi yego nabo bafite rwose babyumva ariko barumviraho yego ikintu cya mbere umwana w'umukobwa yakora uretse no kuvuga reka tubanze tujye no muri rusange ibyo kwizera tubizeho nyuma yego yakora cya mbere n'abatazi Imana ariko basi nagerageze ase n'uyubahamo ayihe yego hanyuma narangiza ubwe yiyubahe abantu bari rusange ku bantu rero ku bakobwa bizera Imana bamenye Imana ikintu cya mbere bazakora nibagerageze mbere y'ibintu byose bashaka Imana
nibamara kwakira Yesu muri bo bakamugira nyambere ndakurahereye ni ahantu umuhungu azahera gushukisha amafaranga ntibishoboka njye mbifiteho ubuhamya bwinshi tuzabivuga ikindi iyo ufite Yesu muri wowe waramwakiriye nk'umukobwa iyo umuhungu nubwo yaba yarakubwiye kagukunisha igihumbi iyo akubeshya Imana irabikubwira ikindi urabona abakobwa tugira amarangamutima yihuse inkangeho noneho cyane rwose hari igihe reka nivuge ku bintu bijyanye n'abagabo n'abasore n'ibiki hari igihe umwana w'umukobwa ngiye icyo gihe nakigezemo aba abona nta handi hantu afite ho guhungira akavuga ati ubu noneho n'uwanyihera umugabo byibura we yamfasha nibi bibazo nkajya mbona uwo mbitura ariko igihe utaramenya ko ibibazo byawe bya mbere ugomba kubitura Yesu ndakurahiye na wa mugabo ntabwo wabimutura ngo bikunde kuko nawe ni umuntu ariko iyo wamenyeranye na Yesu arakwigisha akakwereka ko uwo mwanzuro ugiye gufata ushobora kuwufashe ni mwiza ariko uranahubutse ahubwo akakubwira ati genda gake ahantu benshi nagisubiza urikumirwa urumva njyewe niryo banga nakoresheje Leya ku myaka mfite nubwo buzima bwose nagiye mbamo birashoboka ko mba mfite nk'abana nka 10 na bangaye umwe yaranteye inda hariya undi yaranteye inda hariya njyewe icyo kintu ndakirata kuko ni ikintu Imana yanshoboje ndape akavuga ati hari igihe nagezemo nifuza inkweto zo kwambara nanjye wamatura dukweto nakunda zifite nyine za neza naziguze none icyo gihe ndavuga nti icyo gihe ndicara umuntu runaka azinguriye nazakira ariko kubera ko akanone naramenyereye oya ntabwo byanditswe byera bibinyemerera ako kantu kaza kubera iki kubera wa Yesu Yesu adukingira ibishuko Yesu adukingira abahungu batubeshya Yesu uziko Yesu areba imodoka irimo umugabo ugiye kugushukisha ibintu akakwandagaza akakubwira ngo nyuri ino nzira ibyo ni byo banga ya mbere irya kabiri we mwana w'umukobwa uri umuririmbyi uri umubwiriza butumwa bwiriza cyangwa se uranasenga gusa ikintu cya mbere kura amaboko mu mufuka sibyo umuntu umwe we Imana ishobora kugukoresha ukamibumba 10 ibihumbi 10 nkabibyaza umusaruro ku buryo wa muntu wowe wayampaye avuga ati wow noneho iyo wakuye amaboko mu mufuka nta hantu wa muntu gushuka yahera kuko ubushoboye kwigurira amavuta uba wabona utuvuta two gushyira ku munwa kimwe cyose wifuzaga ushaka no kutagira ikindi kihariye twige kunyurwa twe kuvuga ngo umukobwa tuziranye ngo afite iPhone niyo ufite katushe nyurwa nayo niyo ufite muri ako kanya ahubwo kora cyane ukore cyane ubane n'Imana cyane uziko Imana ibana nayo ikoresha n'umuntu akayikuzanira umubyeyi ariko ndabarahiye udakuye amaboko mu mufuka ngo ushakishe byabishoka ntabwo wapfa kubigira cyane kuri ba bantu badafite abantu wenda ahantu bahita babikura ku bwego icyo ni cya numva icyo ngishubijemo inama zo urazibahaye rwose kabisa impamvu nzibahaye nuko nanjye byamfashije ngiye ntabwo ubuzima nabayeho nigeze ngira umunganizwa n'umubyeyi wanjye tuganiye twemye no cyeka nko kundeba ukavuga utereko rero bamubwira gutyo ngiye hariho n'igihe najyaga gusenga ntasokoje najyaga gusenga umubyeyi akambwira ati tumanuke akamenya isokozo sibyo ayo mahirwe ni bake bayagira hanyuma ku cyanyuma wambajije umukunzi se n'umukunzi uyu nguyu nyine umukunzi mwifuza wa undi mugirana imishinga kuba uko bikose uyu muntu hari imishinga mizima dufitanye yo kubana ikibazo ko kibaye ingora ikibazo okay arahari yego yes reka dushimire abantu bose badukurikiye dushimira abakunzi bacu mukomeza kudusaba ibiganiro byo kubaha
ngira ngo uyu munsi nsubije abantu babiri banyandikiye inbox bansaba Veronique muri Joyrite. Abo bantu rwose aho muri nizere ko mwishimye kuba ikino kiganiro cyabagezeho. Hari na byinshi atatubwiye, tuzamushaka undi munsi tuganire ko murabona ko ikiganiro cyabaye kirekire nticyari kigufi, ariko dushimire na Veronique ko yemeye kuduha umwanya. Imana igumugishe cyane. Nawe dukurikiye aho uri hose, inama dukuye muri kiganiro ni inama z'ingenzi. Ndagira ngo wicare utekereze kuri kiganiro, niba hari ikintu kizimukuyemo ugisangize bagenzi bawe, bitari bya bindi byo kuvuga ngo reka mbahereze gusa nigendere, ariko niba wumva hari ikintu cy'ingenzi ukuyemo muri izi nama tuganiriye na Vero, nawe iki kiganiro gisangize inshuti yawe icyumve. Reka mbashimire rero mwese mwabanye natwe, nanabashishikariza gukomeza kudukurikira, mukurikira ibiganiro byacu. Abatarakora subscribe muyikore, mukore like, muduhe comment z'ibiganiro mwifuza. Nawe utaha ibiganiro byo nibigaruka.